Ndabasabye rero munyemerere dukomereze aho twari tugereje ejo twagiye. Abatutsi bamaze imyaka ingahe bageze ino? Muribuka ko tugitangira twavuze ko abahutu n'abatwa bamaze imyaka ibihumbi n'ibihumbi muri ibi bihugu, hakaba nta muntu wagerageza no kuyimenya acishirije byegereje. N'abatutsi twabanje kuvuga ko ba mbere ni kimwe, ntawamenya neza imyaka bamaze bageze ino. Kugerageza no kuyibara ucishirije ni ukwigerezaho, ntibifite ishingiro. Ujya gucishiriza burya agira urufatiro. Icyakora nagira ngo baba bamaze imyaka itari hasi y'ibihumbi bisaga kure, y'igihumbi gisaga kure, nibura aba ba mbere na mbere. Ikintera kuvuga ibi ni ibyo tugiye gusoma by'Abanyiginya. Abanyiginya bageze ino kera cyane. Ibi nanone nzi ko Abanyarwanda bakwifuza kubimenya, ariko rero hariho abazi indimi z'inzungu benshi cyane bazabisoma. Ahanini nibo mbyandikiye kuko bigeze gusoma ibitabo byinshi bigerageza kutubwira umubare ucishirije w'imyaka Abatutsi bamaze mu Rwanda. Uko nabibonye kandi abanditse bene ibyo bitabo ntibagaragaje neza ko mbere y'Abanyiginya higeze kuza abandi Batutsi nk'uko twabitekereje mbere. Mbere ko Abanyiginya babaye Abatutsi ba mbere na mbere bahingutse muri ibi bihugu, maze ibyo bitabo bikagira biti Abatutsi ba mbere bamaze nk'imyaka 200 cyangwa se 400 niba bikabije kujya kera. Umuntu urora abavuga iyo myaka 200 na 300 babiterwa n'uko kwikurikira gusa ibitekerezo bumva mu matwi batabanje gushishoza aho u Rwanda rw'iremezo rutangiye. Dore u Rwanda rw'iremezo rwashobora kwereka umuntu Abanyiginya bamaze ino iminsi. Warushakira mu mihango y'ibwami, ukarushakira mu mitegekere y'ingabo no mu mimerere y'imitwe y'inka no mu bindi byinshi tutiriwe turondora byose. Nko mu mihango y'ibwami kugeza ubu nabasobanuje imihango 46 y'abanyamihango bayo n'ukuntu byakorwaga. Ubyitegereje wasanga ababitegetse bari abahanga cyane kuko bihimbitse neza kandi bigakorwa mu buryo busobanuye neza. Mbese rwose ubyumvise ukabigereranya n'ibyo ngibyo nibyo dutekerezwa byo mu Burayi, wabona ko ari abazungu banyarukiye ino bakabyigisha umwami hanyuma bakisubirira iwabo. Ariko rero iby'abanyamihango b'ibwami ni birebire cyane, si ibyo gutekerezwa ubu, byihariye igitabo cyabyo. Ibyo birimo icyiciro cy'abiru tujya twumva, ngibyo ibintu bihanitse ubuhanga rwose byatangaza abantu bose iyaba bari babizi. Ubu rero iyo mihango y'ibwami abenshi baracyibuka ubwenge bw'ingabo z'imitwe yose. Uko bamenya inkomoko y'imitwe n'ibitekerezo byayo n'ukuntu bahuruzaga ingabo n'abatasi bo ku nkiko bazimenyesha ibiri muri icyo gihugu ziteye, n'imihango bagiraga y'itabaro n'imitwe y'inka utunzwe n'iyo mitwe y'ingabo bikagenda bibangikanye. Ugabanya umutwe w'ingabo akaba agabanye n'uw'inka zabo. Mbese rwose aho bizandikirwa byose ngira ngo hariho n'Abanyarwanda benshi bizatungura uretse n'abazungu. Utu tugambo mbabwiye si two twabamara agahinda nanone ngo tubereke ko ibyo bintu byose byarimo ubuhanga cyane. Dore ibwami habaga abanyamuhango bitwa abanyabyuma. Umurimo wabo ukaba wo kumenya ibintu byo mu magaza y'umwami, ari amahembe y'inzovu, ari ibyambarwa by'amoko yose, ari n'imyambaro y'abami ba kera cyangwa intwaro zabo. Bakamenya n'intwaro umwami yacurishaga zo kugaburira ingabo.
mu matabaro, ari inkota, ari imitana, ari amacumu, ari ingabo, ari imiheto, bakamenya rero n'amayoga atuwe yo guha abahungu, n'amayoga atuwe yo guha abahungu, n'imitsima yo kwenga amayoga yandi. Ibyo ni ukubibabwira mu magambo make, kuko ibyo mu banyabyuma ari birebire cyane. Kuva kera abanyabyuma bategekwaga n'umuntu umwe, ariko rero Rwabugiri arema andi magaza, abanyabyuma baba ukubiri noneho. Nuko ubwe yari yarungutse ibintu bitagira umubare, ari byo yicururizaga mu batware, ari byo yaturwaga n'amahanga nk'iyakaragwe n'ubujinja by'imyenda n'ibindi bya kizungu. Ayo magaza ye y'ibintu bishya akayita urwunguko. Igitero cyajyaga guhaguruka, abanyabyuma bagahabwa abikorezi b'amayoga n'abahetsi b'imitana n'imihoro n'ab'intwaro zose. Aho baza kugera, umwami ashatse ko ariho baca ingando, abatwara bakaza kwaka imihoro, bakayigabanywa, bagacisha ingando. Barangira imihoro yose ikagaruka mu banyabyuma, ikazongera gutangwa, kandi bukeye bageze aho gucirwa ingando. Hagira kandi ingabo zihuruzwa zidafite imiheto cyane, cyangwa n'imyambi, cyangwa se n'izindi ntwaro, umwami agategeka ko abanyabyuma babiha ababikeneye. Ubwo kandi aho umwami yabaga atashye, inzu ze zo mu ngando zikubakwa n'abanyamuhango bitwa abatora. Bagendanaga ibisenge bitunze, babyikoreye. Aho bageze ako kanya inzu ikaba yuzuye. Bamara kuyuzuza, abitwa abanyansika bakazana ibibambano bakayishyiramo izo nsika bagendanaga. Byarangira abitwa abagendanyi bakazana ibirago n'ibyahi bagasasa, ariko isaso yaciwe n'abandi banyamuhango bitwa abanyamuheto. Abitwaga abanyabigagara bagendanaga ibisaso n'ibicuba by'amata, bakabuganiza, bagacunda, bakamenya isuku n'ibyahi n'imbiribiri. Ubwo rero abavunangoma bakazana inkwi bagacana mu mazu, kuko bagendana izo nkwi nyine. Ubwo kandi ibyo byose bitararangira, abitwaga ba nyir'umugezi bakaba barangije kare kweza iriba bari buvomeho amazi akoreshwa mu by'ibwami, bakaritazura neza, bakaryubakaho inzu yo kuririnda ngo ibisiga bitaritamo umwanda. Umuryango w'iyo nzu ukararirwa iteka n'abo banyamuhango, ngo hatagira undi uvoma ku iriba ry'umwami. Muri urwo rugo kandi hagaharurwa n'abitwa abakutsi, akaba ari bo bayora ivu. Mbese rwose uwabisubiramo byose abikuye ku ruhande, mwasanga nta kintu gisa nabyo. Ubwo kandi ku rugendo niko umutwe umwe w'abanyamuhango wabaga wikoreye ibyawo n'abantu bawo. Bagera mu macumbi cyangwa bagiye guca ingando, umuntu akarangiza umurimo we undi uwe, aho kuza kwirira. Abanyamuhango bitwaga abakannyi bakaza kurara izamu, bwacya bose bagahambira ibyabo. Umwami agahekwa n'abatwa, abamikazi bagahekwa n'intarindwa, abanyamihango bakigabanya ibyabo bagashyira nzira. Ibyo bintu byose n'ibindi tutiriwe tuvuga byahimbwe mu gihe kingana iki? Nuko nyine tuvuze iby'imitwe y'ingabo byaba birebire cyane, kandi ahangaha atari uwo mwanya wabyo. Tuzi ko abami ba kera batoraga intore bagakurana n'umwami, yamara gutanga abo babyirukanye
basaza nabo itorero ryabo rigashira rityo, kuko umwami mushya yitoreraga ize nawe akabyirukana nazo, hanyuma bitinze bibuka ibyo kurema ingerero, intore umwami yatoye zikagumaho, yamara gutanga zigahabwa umugaba ubana nabo, bakazisimbura mu matorero, bityo bityo bigeza ubu. Ibyo byari bizanywe n'uko nta mahanga yateraga u Rwanda ngo habeho intambara ihozaho. Aho bene iyo mirwano yadukiye, turibuka kutareka imitwe isaza, bitwibuka kutareka imitwe isaza, ahubwo umutwe ugashinga inkiko yawo, hanyuma aho iyo mitwe imariye guhama, umwami yibuka kuzana ishyaka ryo korora inyambo ze, umutwe w'ingabo akawubangikanya n'umutwe w'ingabo, uko abahutu bahatswe n'izo ngabo nabo baba icyunguro cy'uwo mutwe. Bibuka ko n'inkuku zose zitunzwe n'abo muri izo ngabo ziba icyunguro cy'uwo mutwe w'inyambo. Ibyo byose mwakwibwira ko byahimbwe mu myaka ingahe? Kugira ngo ngerageze kubereka ko bitashoboka mu myaka 200 cyangwa 300, reka mbaho urugero ku byo tuzi byenda kumera nk'ibyo mu Rwanda. N'ibyo muri kiliziya bizwi na bose. Muzi ko Yezu yaremye kiliziya ye akayishyiramo gusa ubukuru bwa gipapa n'ubwa cyepiskopi n'ubwa gisaseredoti. Ubwa mbere bigitangira abakirisitu bakiri bake n'abepiskopi bari bake, ikivuzwe kikumvikana bitagoye. Ariko rero abakirisitu bamaze kugwira, kiliziya imaze kwigira mu bihugu byinshi, haba abepiskopi benshi, ubutegetsi bwa kiliziya burazamba. Bibuka kurema za provinsi muri kiliziya, abepiskopi bo mu karere kamwe begeranye, bagatorwamo umwe muri bo uzaba nk'umutware wa provinsi w'iyo kiliziya. Uwo mutware wabo akaba umwepiskopi wo mu kigo gikuru cyo muri ako gahugu kabo, akitwa arikepiskopi, ari byo byo kuvuga ngo umutegeka w'abepiskopi. Ibyo bitegekerwa mu nama nkuru y'Iniseya mu mwaka wa 325 nyuma yo kuvuka kwa Yezu. Bukeye rero mu mwaka wa 451 haba indi nama nkuru ya Karisedoniya. Bibuka ko abepiskopi bamwe bakwiye icyubahiro gisumbye icy'abandi, kuko bategekaga ibigo byagezemo ubukristu ku gihe cy'intumwa. Bati kiliziya zigeze gutegekwa n'intumwa, abaerekipiskopi bazo bitwa izina rya patriariki, ari byo kuvuga abarikepiskopi b'ibigo bikurambere. Patriariki rero agategeka igihugu kirimo abarikepiskopi benshi, mbese rwose abaepiskopi basanzwe bakamera nk'ibisonga mu Rwanda, abaepiskopi bakamera nk'abatware b'intebe, abapatriariki bakamera nk'utegeka teritwari. Nuko nyine ibihugu byabaga biruta u Rwanda kure. Akamaro kabyo nuko akantu kadukaga mu gihugu, aho kugira ngo umwepiskopi ahereko akageza kuri papa, yakabwiraga arikepiskopi we, bikarangirira iyo, ndetse kwa papa hakagera gusa ibintu bikomeye. Papa nawe yaba ashatse kugira icyo abwira abo baepiskopi, ntiyirirwa bandikira bose, ari inama abagisha, ari n'ikindi abaza, akabibwira arikepiskopi wabo, nawe akabibashyikiriza. Ariko rero mwibuke ko ubwo busumbane bwabo ari impamvu yo gushaka gutegeka neza.
icyo cyubahiro cy'abapatriyariki n'abekipisikopi n'abepiskopi gisumba mu maso y'abantu gusa, gisumbana mu maso y'abantu gusa. Ibyo rero bivuyeho, iby'ubutegetsi bwa kiliziya mu bakristu noneho byoroheye papa. Ariko rero buhoro buhoro abapapa bashaka abantu babagira inama i Roma n'ababafasha gutegeka ibya kiliziya y'i Roma nyirizina. Abasaserodoti b'icyubahiro b'i Roma bari abapadiri bakuru ba kiliziya zo muri uwo murwa, batangira kwitwa abakaridinari ku ngoma ya Papa Damasi wa mbere mutagatifu kuva mu mwaka wa 366 kugeza mu mwaka wa 384. Uko imyaka yahitaga indi igataha, niko papa yagiraga imirimo ikomeye yo gutegeka kiliziya yose yari yasakaye mu bihugu bitabarika. Abepiskopi rero bakikije i Roma akabahamagara bakamugira inama, ndetse hakaba n'abandi aha ubwepiskopi bagahama aho i Roma. Kuva mu mwaka wa 700 hatunguka abakaridinari b'abepiskopi n'abasaseredoti n'abakaridinari. Kuva mu mwaka w'100 abakaridinari b'abepiskopi bakajya imbere y'abepiskopi bandi mu cyubahiro, bagahabwa ibyicaro by'imbere. Mu mwaka w'1059 Papa Nikola wa kabiri abaha umubare mwinshi batiraga. Mu mwaka w'1179 Papa Alexandre wa gatatu aba ari bo yegurira ububasha bwo gutora papa bonyine. Kuva mu mwaka w'1245 bahabwa icyubahiro gisumbye ndetse n'icy'abapatriyariki. Umukaridinari wese ndetse ari n'uwo muri icyiciro cy'abadiyakoni akabasumba. Babonye ko ubukaridinari burushije icyubahiro, batangira kubutorera abarusha abandi ubuhanga mu by'ubwenge. Papa Innocent wa gatatu kuva mu mwaka w'1198 kugeza mu mwaka w'1216 aba ari usimbura gutora abakaridinari mu bihugu byose, kuko mbere bari abataliyani b'i Roma gusa. Mu mwaka w'1245 Papa Innocent wa kane abaha ingofero y'umuhemba y'ikimenyetso cyabo. Kuva mu mwaka w'1389 aba ari bo batorwamo papa bonyine. Papa Paulo wa kabiri watanze mu mwaka w'1471 abaha imyambaro y'imihemba yo kubamenyekanisha. Ibindi byaje hanyuma byasanze abakaridinari bameze uko tubazi ubu. Ibyo birahagije rero. Ni urugero nashakaga kubereka, si amakuru ya kiliziya twandika. Ngaho rero kiliziya yari mu bihugu byamenyereye ubutegetsi kera mu gihe cy'abaromani, byongeye kandi n'ibyo by'abepiskopi n'abapatriyariki si kiliziya yabihimbye, yiganye imitegekere y'abaromani ba leta. Izina gusa niryo leta itagiraga, naho igihugu gikebewe arikipiskopi kwari ugukurikiza umutegeka wa leta wagitwaraga. Ntimwibagirwe ko imyambaro ya kiliziya n'amategeko yayo n'ururimi ryayo ari rwo ikilatini byose kiliziya yabivanye mu baromani, maze rero yari ifite icyo bareberaho. Yibuka abarikepiskopi mu mwaka wa 325, yibuka abapatriyariki mu mwaka wa 700. Ubukuru bwabo bugumya kwangirika buhoro buhoro, uko twabibonye birangira neza mu mwaka w'1471. Abanyiginya baje batagira undi bareberaho, bihimbiye ibyo bintu mu myaka 300. Nuko nyine inkuru mbarirana ituba. Ubyiboneye ubwawe warahira ko umwirabura wenyine atabishobora mu myaka ingana ityo. Nicyo cyatumye ngira nti
kubaha imyaka mike ityo ni ukutamenya imihango yerekeye umwami n'inka n'ingabo. Nta kintu gikorwa kidafite impamvu yatumye bagihimba. Impamvu kandi zituma ikintu gihimbwa ntabwo zashobora kugerera aho icyarimwe, ariko rero iyo mihango yose ntishobora kutubwira iti abanyiginya bamaze imyaka amagana aya n'aya bageze ino. Icyo bitubwira ni uko batahamaze gusa imyaka 200 cyangwa 300. Mwitegereze ko ntavuze ibyerekeye ubutegetsi bw'igihugu, kuko bashobora kuba barakurikije abatutsi ba mbere. Ibindi kandi twabonye ko byaba byaraturutse muri Abisiniya. Navuze gusa iby'abanyiginya bwite nk'iby'iyo mihango y'ibwami. Ntabwo twakeka ko bayivanye mu bami ba kera twabanje kuvuga. Imitegekere yabo ntabwo yari ifite impamvu yo guhimba iyo mihango, kuko bategekaga nk'umutware w'intebe wifitiye provinsi ye. N'abanyiginya rero bagitangira bataragwiza ingoma, bakimeze nk'abatware, urora nta mpamvu bari bafite yo guhimba iyo mihango. Padiri Shanwani nababwiraga yavuze ko Ruganzu wa mbere Bwimba yimye ahagana mu mwaka w'1400. Niwe gusa nabonye rero uvuga ko abanyiginya baba bamaze imyaka irenze 500. Kubara atyo kandi ni uko yashatse gutangirira ku ngoma ya Ruganzu Bwimba, utangira abami bafite ibitekerezo. Abami ba mbere ba Ruganzu wa mbere Bwimba nta bitekerezo bagira. Niyo mpamvu yatumye Padiri Shanwani atirirwa abavuga, kuko rero uwo mupadiri yari umuhanga cyane mu bumenyi bw'imiryango no mu byerekeye ubwenge bw'imitekerereze by'ibihugu. Ndabereka ukuntu yagenjeje kugira ngo abari iyo myaka abe ari byo dukurikiza. Icyo tuza kugerekaho gusa ni uko dushyiraho n'amazina y'abami ba mbere ba Ruganzu wa mbere Bwimba igihe Padiri Shanwani yanditse igitabo. Bimwe twungutse ntabwo yari yarabibwiwe. Igice cya 5: ingoma nyiginya. Ubucurabwenge n'amazina y'abami. Kugira ngo tugerageze kuvuga imyaka abanyiginya baba bamaze ino, ibyiza ni ukubanza kubabwira inshingano duheraho. Byerekana ko atari ugupfa kwifindafindira gusa. Iryo shingiro ni ubucurabwenge, ari bwo amasekuruza y'abami. Ubucurabwenge nibwo bukurikiranya amazina y'abami n'ay'abagabekazi. Ntawamenya igihe ubucurabwenge bwahimbiwe. Nabyo ni nka bya bindi twavuze. Abami ba mbere igituma benshi batazwi cyane ni uko ubucurabwenge bwari butarahimbwa. Hanyuma babonye akamaro kabwo buraza kugira ngo ibitekerezo by'abami bibukurikize. Hanyuma abasizi nabo babwenderaho. Ibisigo byaje hanyuma ku ngoma ya Ruganzu wa kabiri Ndoli bigashingira ku mazina yo mu bucurabwenge. Batondagura amazina y'abasekuruza y'abagabekazi ruyakuye mu yandi. Bagenda bendamo ab'ingenzi bazwi kugira ngo berekane neza ubwoko umugabekazi yavuyemo. Ubu bucurabwenge mugiye kubona bwavuzwe n'abantu benshi cyane. Nanone ubucurabwenge bagiraga uwo mwuga wabo. Ariko rero abatutsi benshi babaye ibwami batari abacurabwenge. Barabutoraga nk'uko batoraga ibisigo kandi atari abasizi. Simbabwire rero nti abacurabwenge ntibabumenye kimwe. Haba uw'umuhanga cyane urusha abandi kumenya amazina menshi y'abasekuruza n'abagabekazi, abandi babumenye igice. Byose rero wabishyira hamwe bikuzuzanya. Igice kimwe utazi neza kikuzuzwa n'undi utazi wenda cya kindi bakubwiye mbere. Ubucurabwenge. Uyu mwami twimitse ni Mutara. Izina rye ari Umututsi ni Rudahigwa. Nyina ni Nyiramavugo. Izina rye ari Umututsikazi ni Kankazi. Kambanzabigwi wa Rwakagara, Rwagaga ya Mutezintare, wa Sesonga ya Makara, ya Kiramira
Cyamucuzi wa Nyantabana ya Bugande bwa Ngoga ya Gihinira Cyandiga ya Gahutu ka Serwega rwa Mututsi akaba umukobwa w'Abega. Nyina ni Nyiranteko ya Nzagura ya Mbonigaba akaba umukobwa w'Abashambo. Ahoga nyine Abega bakabyarana Abami n'Abanyiginya. Mutara ni Yuhi, izina rye ari Umututsi ni Musinga. Nyina ni Nyirayuhi, izina rye ari Umututsikazi ni Kanjogera ka Rwakagara rwa Gaga rya Mutezintare wa Sesonga wa Makara ya Kiramira. Cyamucuzi wa Nyantabana ya Burigande bwa Ngoga ya Gahindiro Cyandiga ya Gahutu ka Serwega rwa Mututsi akaba umukobwa w'Abega. Nyina ni Nyiramashyongoshyo ya Mukotanyi wa Kimana cya Kabajyonjya ka Rwaka rwa Yuhi Mazimpaka umwami wa Rubanda akaba umukobwa w'Abanyiginya. Ahoga nyina Abega bakabyarana Abami n'Abanyiginya. Yuhi n'uwa Kigeri, izina rye ari Umututsi akaba Rwabugiri. Nyina ni Nyirakigeri, izina rye ari Umututsikazi akaba Murorunkwere wa Mitari ya Cumu rya Giharangu cya Mutima wa Matana ya Babisha ba Samutaga wa Byunga bya Bigirimana bya Sagashya wa Sakera ka Sakayumbu ka Rwenzantandi wa Ntandayera ya Mukono wa Mututsi akaba umukobwa w'Abakono. Nyina ni Nyirangeyo ya Rukundo rwa Maronko akaba umukobwa w'Abashambo. Ahoga nyina Abakono bakabyarana Abami n'Abanyiginya. Kigeri ni uwa Mutara, izina rye ari Umututsi akaba Rwogera. Nyina ari Nyiramavugo, izina rye ari Umututsikazi akaba Nyiramongi ya Gaga rya Mutezintare wa Sesonga ya Makara ya Kiramira. Cyamucuzi wa Nyantabana ya Burigande bwa Ngoga ya Gihinira Cyandiga ya Gahutu ka Serwega rwa Mututsi akaba umukobwa w'Abega. Nyina ni Nyiragahwehwe ka Minyaruko ya Kabeba ka Byami bya Shumbusho rya Ruherekeza rwa Zuba rya Gikore cya Kigeri Mukobanya umwami wa Rubanda akaba umukobwa w'Abanyiginya. Ahoga nyine Abega bakabyarana Abami n'Abanyiginya. Mutara ni uwa Yuhi, izina rye ari Umututsi akaba Gahindiro. Nyina ni Nyirayuhi, izina rye ari Umututsikazi akaba Nyiratunga rya Rutabana rwa Nyakirori cya Kiramira. Cyamucuzi wa Nyantabana ya Burigande bwa Ngoga ya Cyanira Cyandiga ya Gahutu ka Serwega rwa Mututsi akaba umukobwa w'Abega. Nyina ni Nyiramwami wa Shumbusho rya Muhoza wa Ruregeya akaba uw'Abagesera. Ahoga nyina Abega bakabyarana Abami n'Abanyiginya. Yuhi ni uwa Mibambwe, izina rye ari Umututsi ni Sentabyo. Nyina ni Nyiramibambwe, izina rye ari Umututsikazi akaba Nyiratamba rya Sesonga ya Makara ya Kiramira. Cyamucuzi wa Nyantabana ya Barigande bwa Ngoga ya Gihinira Cyandiga ya Gahutu ka Serwega rwa Mututsi akaba umukobwa w'Abega. Nyina ni Nyiramacyuriro ya Rusimbi rwa Magenda ya Gasimbuzi ka Senyamisange ya Muyogoma wa Juru rya Yuhi Gahima umwami wa Rubanda akaba umukobwa w'Abanyiginya. Mibambwe ni uwa Kigeri, izina rye ari Umututsi akaba Ndabarasa. Nyina ni Nyirakigeri, izina rye ari Umututsikazi akaba Rwesero rwa Muhoza wa Ruregeya akaba umukobwa w'Abagesera. Nyina ni Mboyire ya Rujuhe rwa Kenshya rya Nyirabahaya akaba umukobwa w'Abahondogo. Ahoga nyine Abagesera bakabyarana Abami n'Abanyiginya.
Kigeri ni uwa Cyilima, izina rye ari Umututsi akaba Rujugira. Nyina ari Nyiracyilima, izina rye ari Umututsikazi akaba Kirongoro cya Kagoro ka Nyamuhenda, no ka Nyamugenda, akaba umukobwa w'Abega. Nyina akaba Nyanka ya Migambi ya Rukundo rwa Ntaganda ya Nkomokomo, akaba umukobwa w'Ababanda. Aho ga nyine Abega bakabyarana Abami n'Abanyiginya. Cyilima ni uwa Yuhi, izina rye ari Umututsi akaba Mazimpaka. Nyina ni Nyirayuhi, izina rye ari Umututsikazi akaba Nyamirembo ya Majinya ya Myumba bya Bigirimana bya Sagasha ya Sakera ka Sakayumbu ka Mweza-ntandi wa Ntandayera ya Mukono wa Mututsi, akaba umukobwa w'Abakono. Nyina ni Nyamwishywa ya Musanzu wa Cyankumba cya Juru rya Yuhi Gahima, umwami wa Rubanda, akaba umukobwa w'Abanyiginya. Aho ga nyine Abakono bakabyarana Abami n'Abanyiginya. Yuhi ni uwa Mibambwe, izina rye akiri Umututsi akaba Gisanura. Nyina ni Nyiramibambwe, izina rye ari Umututsikazi akaba Nyabuhoro bwa Rwiru rwa Rubona rwa Mukubu wa Mushyoma wa Bitungwa bya Nkona ya Ruhaga rwa Mutashya wa Gihumbi, akaba umukobwa w'Abaha. Nyina ni Nyiramugondo wa Muyogoma wa Juru rya Yuhi Gahima, umwami wa Rubanda, akaba umukobwa w'Abanyiginya. Aho ga nyine Abaha bakabyarana Abami n'Abanyiginya. Mibambwe ni uwa Kigeri, izina rye ari Umututsi akaba Nyamuheshera. Nyina ni Nyirakigeri, izina rye akiri Umututsikazi akaba Ncenderi ya Gisiga cya Semugondo, akaba umukobwa w'Abega. Nyina akaba Nshekeri ya Ruhonwa rwa Kinanira cya Juru rya Yuhi Gahima, umwami wa Rubanda, akaba umukobwa w'Abanyiginya. Aho ga nyine Abega bakabyarana Abami n'Abanyiginya. Kigeri ni uwa Mutara, izina rye akiri Umututsi akaba Semugeshi. Nyina ni Nyiramavugo, izina rye ari Umututsikazi akaba Nyirakabogo ka Gashwiru ka Burigande bwa Ngoga ya Gihinira cya Ndiga ya Gahutu ka Serwega rwa Mututsi, akaba umukobwa w'Abega. Nyina akaba Mfitiki ya Ruhererekeza rwa Zuba rya Gitore cya Kigeri Mukobanya, umwami wa Rubanda, akaba umukobwa w'Abanyiginya. Aho ga nyine Abega bakabyarana Abami n'Abanyiginya. Mutara ni uwa Ruganzu, izina rye akiri Umututsi akaba Ndori. Nyina ni Nyiraruganzu, izina rye ari Umututsikazi akaba Nyabacuzi ba Kibogora, akaba umukobwa w'Abakono. Nyina akaba Nyirarugwe rwa Nkuba ya Bwimba bwa Gitore cya Kigeri Mukobanya, umwami wa Rubanda, akaba umukobwa w'Abanyiginya. Aho ga nyine Abakono bakabyarana Abami n'Abanyiginya. Ruganzu ni uwa Ndahiro, izina rye ari Umututsi akaba Cyamatare. Nyina ni Nyirandahiro, izina rye akiri Umututsikazi akaba Nyirangabo ya Nyantabana ya Kamima, akaba umukobwa w'Abega. Nyina akaba Buhorwinka bwa Kigohe cya Cyahi cya Mukubu wa Cyenge cya Nyacyesa cya Mukobwa wa Ndoba, umwami wa Rubanda, akaba umukobwa w'Abanyiginya. Aho ga nyine Abega bakabyarana Abami n'Abanyiginya. Ndahiro ni uwa Yuhi, izina rye ari Umututsi akaba Gahima. Nyina ni Nyirayuhi, izina rye ari Umututsikazi akaba Matama ya Bigega bya Ruhaga rwa Mutashya wa Gihumbi, akaba umukobwa w'Abaha. Nyina akaba Nyabyanzu bya Nkuba ya Nyabakonjo, akaba umukobwa w'Abongera. Aho ga nyine akaba Abaha bakabyarana Abami n'Abanyiginya. Yuhi ni uwa Mibambwe, izina rye ari Umututsi akaba Mutabazi. Nyina ni Nyiramibambwe, izina rye akiri Umututsikazi akaba Nyabadaha Bangoga ya Gihinira
cya Nduga ya Gahutu ka Serwega rwa Mututsi, akaba umukobwa w'Abega, nyina akaba umugeni wa Gikeri wa Kigeri cya Nsoro, akaba umukobwa w'Abahondogo, ahoga nyina Abega bakabyarana abami n'Abanyiginya. Mibambwe ni uwa Kigeri, izina rye ari Umututsi akaba Mukobanya, nyina ni Nyirakigeri, izina rye akiri Umututsikazi ni Nyanguge ya Sagasha ka Sakera ka Sekayumbu ka Mweza Ntandi wa Ntandayera ya Mukono wa Mututsi, akaba umukobwa w'Abakono, nyina akaba Nyiravuna rya Rweru rwa Nsoro, akaba umukobwa w'Abahondogo, ahoga nyina Abakono bakabyarana abami n'Abanyiginya. Kigeri ni uwa Cyilima, izina rye akiri Umututsi akaba Rugwe, nyina ni Nyirakirima, izina rye akiri Umututsi akaba Nyakiyaga cya Ndiga ya Gahutu ka Serwega rwa Mututsi, akaba umukobwa w'Abega, nyina akaba Nyabasanza Banjwiri ya Mupfumfu wa Ndoba, umwami wa Rubanda, akaba umukobwa w'Abanyiginya, ahoga nyina Abega bakabyarana abami n'Abanyiginya. Cyilima ni uwa Ruganzu, izina rye akiri Umututsi ni Bwimba, nyina ni Nyiraruganzu, izina rye akiri Umututsikazi akaba Nyakanga Katema rya Rima rya Bare rya Gongo rya Musora wa Gahuriro ka Jeni rya Rurenge, akaba umukobwa w'Abasinga, nyina akaba Nyabitoborwa bya Muzora wa Mushambo wa Kanyandorwa ka Gihanga, akaba umukobwa w'Abashambo, ahoga nyina Abasinga bakabyarana abami n'Abanyiginya. Ruganzu ni uwa Nsoro, izina rye ari Umututsi Samukondo, nyina ni Nyiransoro, izina rye ari Umututsikazi Nyakabanga ka Gatondo, akaba umukobwa w'Abasinga, nyina Kiziga cya Ruhinda rwa Mbogo ya Gishwere, akaba umukobwa w'Abega, ahoga nyine Abasinga bakabyarana abami n'Abanyiginya. Nsoro ni uwa Samembe, nyina akaba Magondo ya Mutashya, umukobwa w'Abaha, ahoga nyina Abaha bakabyarana abami n'Abanyiginya. Samembe ni uwa Ndoba, nyina ni Ndonde ya Gahutu ka Serwega rwa Mututsi, akaba umukobwa w'Abega, ahoga nyine Abega bakabyarana abami n'Abanyiginya. Ndoba ni uwa Ndahiro, izina rye akiri Umututsi akaba Ruyange, nyina ni Nyirandahiro, izina rye akiri Umututsikazi akaba Kizigira, akaba umukobwa w'Abasinga, ahoga nyine Abasinga bakabyarana abami n'Abanyiginya. Ndahiro ni uwa Rubanda, nyina akaba Nkundwa ya Mbazi ya Nyundo, akaba umukobwa w'Abasinga, ahoga nyine Abasinga bakabyarana abami n'Abanyiginya. Rubanda ni uwa Rukuge, nyina ni Nyirankindi ya Kiragira, akaba umukobwa w'Abasinga, ahoga nyine Abasinga bakabyarana abami n'Abanyiginya. Rukuge ni uwa Nyarume, nyina ni Nyirashyoza rya Muzora, akaba umukobwa w'Abasinga, ahoga nyine Abasinga bakabyarana abami n'Abanyiginya. Nyarume ni uwa Rumeza, nyina ni Kirezi cya Rugwana, akaba umukobwa w'Abasinga, ahoga nyine Abasinga bakabyarana abami n'Abanyiginya. Rumeza ni uwa Yuhi, izina rye ari Umututsi akaba Musindi, nyina ni Nyirayuhi, izina rye akiri Umututsikazi akaba Nyamata ya Rwiru, akaba umukobwa w'Abasinga, ahoga nyine Abasinga bakabyarana abami n'Abanyiginya. Yuhi ni uwa Kanyarwanda, izina rye ari Umututsi akaba Gahima, nyina ni Nyirakanyarwanda, izina rye ari Umututsikazi akaba Nyamususa wa Jeni rya Rurenge, akaba umukobwa w'Abasinga, ahoga nyine Abasinga bakabyarana abami n'Abanyiginya. Kanyarwanda ni uwa Gihanga cyahanze inka n'ingoma, umwami wa Rubanda wa mbere, nyina ni Nyirarukangaga wa Nyamigezi ya Kabeja, akaba umukobwa w'Abazigaba, ahoga nyine Abazigaba bakabyarana abami n'Abanyiginya. Gihanga ni uwa Kazi ka Kizira cya Gisa cya Randa rya Merano Yakobo,
Kajuru, cya Kimanuka, cya Muntu, wa Kigwa, cya Nkuba, ari we Shyerezo. Ngaho iyo mwama mukuru wa Samukondo mu mizi yanyu mikuru. Ibyaba biheruka mu birebe aho twabanje kubivuga. Aba bami uko ari 33 twabakurikiranyije, ariko rero hanyuma turaza kubona ko habayeho abandi bami babiri bimye ingoma, ariko bakayibisaho abandi. Abo ntibavugwa mu bucurabwenge kuko basimbuwe n'abo bavaga indimwe aho gusimburwa n'abana babo. Impamvu yabiteye turayibona hanyuma tugeze ku ngoma zabo. Abo basekuruza rero baheraho kubara imyaka y'abami nk'iyo 30 y'abagiye gusimburwa n'abana babo. Mbaye mbabwiye ko Padiri Shanwani yanditse ko Ruganzu Bwimba yari ku ngoma hagana mu mwaka w'1400. Uko yabigenjeje, yagiye yenda abami 7 akabashyira mu myaka 200 bose hamwe. Impamvu yatumye abyandika atyo ntiyiriwe ayisobanura kuko yabyandikaga abazungu basanzwe babizi. Ubwo rero nubwo byandikirwaga Abanyarwanda, ngiye gusobanurira iyo mpamvu. Abahanga mu bumenyi bw'imiryango babaho icyiciro kirimo uburambe bw'abasekuruza kugira ngo nibamenye umubare w'abasekuruza b'umuntu bafindura imyaka ahamaze guhera ku wa mbere kugeza kuri uwo bakomokaho. Muri abo bacurabwenge b'i Buraya, ubarusha bose kuri iyi ngoma abandi bose akaba bamugenderaho ni Bwana Or Forests do Bataglia wo mu Bubiligi. Igitabo yanditse kuri ubwo bucurabwenge cyo kwigisha ubwo buhanga cyaje mu mwaka w'1913, na n'ubu nicyo bakurikiza mu mashuri akomeye yabayemo abantu bavugwa mu bitekerezo by'ibihugu. Abasakumira mu bitabo yasomye ibihumbi 50 byari byanditswe mu ndimi 12. Nuko yanditse amasekuruza yabo bami bose bo mu Buraya. Kandi mwibuke ko yavugaga amazina y'abantu bazwi mu bitekerezo byinshi. Umuntu wese babaga bazi umwaka yavukiyemo n'uwo yasaziyemo. Nta bintu yashoboraga guhimba kuko byari bizwi. Icyo yarushije abandi ni umwete wo kujya gusoma ibyandikishijwe umukono byo mu ngoro y'i Buraya hose yabaga yasabye uruhusa, no gushaka mu bitabo bitabarika byatekerezwagamo ibyo abo bami n'abo bantu bakomeye batanga baramaze ku ngoma za kera. Aho amariye kwemeza imyaka igisekuru kimwe cyagiye kimara, abahanga bandi bashaka guhinyuza ngo barebe ko atabeshya. Basabaga ibyo yavuze by'uburambe bw'igisekuruza bitagira ihinyuriro. Nibwo abayemo imena agatambutsa abamubimburiye muri ubwo buhanga bundi kugeza ubu. Yaranditse rero ati, amasekuruza y'umuryango umwe iyo ugiye uyakurikiranya uhereye ku wa mbere uzana hino cyangwa se uvana hino ujyana ku wa mbere, wasanga igisekuru kimwe cyari kigiye kimara imyaka 30 cyangwa 33. Ibyo nanone yabivugaga yerekeje ku bihugu by'i Burayi bitabamo indwara kandi ababituye bakunda kuramba. Ariko rero twabyerekeza ku Banyarwanda ko igihugu cyacu cyo mu Burundi ari ibihugu bimeze nk'iby'i Burayi. Umuzungu agera ino ati, u Rwanda hameze nko mu Burayi, ntihafite amatwara yo gukenya abantu nko mu bihugu bya Afurika byuzuye icyokere cy'izuba n'ibirwara bituruka ku bushyuhe. Ibyo biterwa n'uko ari igihugu cy'imisozi miremire, niyo mpamvu ituma abava muri Kongo baza kuruhukiramo kenshi.
nk'uko rero data niba igisekuruzo cy'ino kitamara imyaka irenze 33 nibura twavuga ko kitajya hazi ya 30 kure. Nicyo cyatumye Padiri Shanwani yandikira abami barindwi imyaka 200, umwe ni 30, batanu ni 90, abandi batanu ni 90, bose uko ari batandatu bakagira 180. Undi wa karindwi akaburizwaho akabuzurizaho bagashyitsa 200. Isagutse ye ikajya iyindi mu matako, kuko tutazi neza niba igisekuruza cy'ino kimara imyaka 30 rwose cyangwa niba kuyigera hafi gusa. Hariho igitabo mperutse kwandika ariko mu gifaransa cyitwa La notion de la génération, icyo amasekuruza bivuga. Ntikiragera ino ariko kiri mu nzira. Abazi igifaransa cyagira byinshi kibumvisha, kuko ari cyo gisobanura interuro y'ibitekerezo by'u Rwanda. Muri icyo gitabo nagerageje kubereka ko dushobora kuvuga tudashidikanya ko amasekuruza y'abami amara imyaka itari hasi ya 30. Natanze ibimenyetso nanone byinshi, ariko rero nashingiye ku bwirakabiri namenye bwabayeho Kigeli wa gatatu Ndabarasa amaze gutanga umuhungu we Mibambwe wa gatatu Sentabyo atashye mu murwa we wa mbere w'Inkuzuzu ho mu Bwanacyambwe. Ubwirakabiri bugira akamaro cyane kuko abo mu Burayi baba bazi neza itariki yabwo. Gusa nuko habaye ubwirakabiri ku wa 13 Yuni 1741 n'ubundi ku wa 13 Aprili 1763. Nagereranije nsanga bwombi bushobora kuba bwarahuje n'itaha rya Mibambwe wa gatatu mu murwa w'Ikuzuzu, kuko hagati ya bwombi haciye imyaka 22 gusa. Nyamara nagereranyije n'izindi mpamvu nsanga ubwo dukwiriye guhitamo ari ubwa 13 Yuni 1741, bivuga ko Kigeli wa gatatu Ndabarasa yatanze mu mezi anabanziriza iyo tariki, maze Mibambwe wa gatatu akima mu mboneko za Yuni 1741. Imyaka rero tugiye kwandika y'ukugereranya igihe abami baba barabayeho iraba iyo mu gitabo gishya, kuko ariyo nakoranyirijemo ibyo nashoboye gushyikira muri ibi bihe bya vuba. Muri icyo gitabo maze kubabwira nerekanye ibimenyetso by'uko Kigeli wa kane Rwabugiri yimye nyuma ya Yuni 1853, cyangwa se mu mezi ya mbere 1854, mbikurikije ku miganura yagize nk'uko nabibwiwe n'Abiru. Igihe banyandikisha ubwiru bwo mu 1945, nabo kandi kumenya umubare w'imiganura ya Kigeli wa kane Rwabugiri bakabyendera ku mpamvu y'uko ataganuriraga hamwe imyaka yose. Kuva rero kuri ubwo bwirakabiri bwo mu 1741, abami uko ari 6 bagejeje ku myaka 218, ari byo kuvuga ko mwayeni yabo ari imyaka 36. Naho kandi twahitamo bwa bwirakabiri bwa 13 Aprili 1763, baba bagize imyaka 196. Mwayeni ikaba ari imyaka 32 n'amezi 7 kuburi buri umwe. Nyamara iyo myaka yaba 32 isaga yaba 36, murebe ko ari uburambe ku ngoma, ntabwo ari uburambe bw'igisekuruza. Tuzi ko Yuhi wa kane Gahindiro yavutse umwaka se atanga. Guhera rero kuri Yuhi wa kane nibwo twashobora kumenya gusa uburambe bw'igisekuru, tuzana hino ku bami 5 baheruka. Naho igisekuru cya Mibambwe wa gatatu ntabwo twashobora kumenya, kuko nta kimenyetso cy'amavuka ye tuzi. Gusa yatanze ari umusore uhamye ku kigero cy'imyaka hagati ya 25 na 35. Kugira ngo rero tudahe igisekuruza imyaka ikabije gato cyangwa se iri hasi cyane,
twenze imyaka 33 y'uburambe bwacyo, aba ariyo duteguriraho kugereranya imyaka umwami wese ashobora kuba yarabayeho. Ni ukuvuga ko ingoma yenda akantu kari iyo myaka ari kwizira rye ko atabayeho, hirya yabyo cyane cyangwa se hino yabyo cyane ko itangiriro y'iyo myaka cyangwa se induru yayo ishobora kuba yarahuriranye n'ubugingo bwe. Naho guhera kuri Mibambwe wa gatatu uzana hino, dushyiraho imyaka ya Bwabwira kabiri bwo mu 1741, kuko rero abiru bazi ko yaganuye gatanu gusa. Biravuga ko Yuhi wa kane Gahindiro yavutse mu 1746 kandi akaba ari wo yimamo. Niba kandi uhisemo ubwira kabiri bw'1763, kuko nabwo bushoboka, Mibambwe wa gatatu yaba yarimye muri uwo mwaka agatanga mu 1768, akaba ari wo Yuhi wa kane Gahindiro yavukiyemo akawimamo. Umusomyi wese yumve neza impamvu ituma tubangikanya ubu bwira kabiri bwombi. Dore rero n'amazina y'abami uko nabashyiriyeho iyo myaka ya moyenne.